Ni nyuma yuko twumvishe ko Musanze mu murenge wa Gataraga mu karere ka Musanze aho bita mu Rwinzovu habereye amabonekerwa, amashusho akaza ku biti ndetse hakaba hari n'abana babiri bavuga ko babonekewe. Iyi nkuru ni inkuru yasakaye mu gihe gito iba Kimomo, imenwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, ndetse biba ngombwa ko bahaza ari benshi cyane, haza imbaga y'abantu benshi cyane bagiye batandukanye baje kwirebera ibyo bari bumvishe. Rero nyuma y'uko ibyo bibaye, habayeho kuba hatangazwa ko atari byo, bitangazwa n'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze ndetse bitangazwa na Padiri mukuru wa Paruwasi ya Busogo. Mu itangazo yasohoye yagarutse ku bintu bigiye bitandukanye, avuga ko tudakwiye guhita tubyakira tubyemera nk'aho ari ukuri, kuko Bikira Mariya ntabwo ashobora kubonekera imbaga nyamwinshi. Atangaza ko hazakorwa ubushishozi bwa Kiliziya ikareba neza koko niba ibyo bintu ari byo kandi bifite agaciro kugira ngo bibashe kuba byakemezwa. Asaba rero abakirisitu kuba bagomba kwitonda, ntibagendere mu bintu by'akavuyo cyangwa se akajagari, ahubwo bategereze igisubizo kizava mu bushishozi bwa Kiliziya kugira ngo ibintu birusheho gusobanuka. Ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze nk'uko twabivuze nabwo bwabigarutseho buvuga ko iyi nkuru atari yo, bakaba basaba abantu rero gutuza ndetse bakanategereza igisubizo cya Kiliziya izakorana ubushishozi, ikareba koko niba ari byo bikaba byakemezwa, cyangwa se niba atari byo nabyo bikaba bitakemezwa. Rero nibyo twagiraga ngo tugarukeho. Turabashimira ko mudahwema kudutega amatwi, mukomeze mutegereze mwihanganye, igisubizo cy'ukuri tuzakimenyeshwa na Kiliziya mu bushishozi izabikorana bwimbitse kandi bufite aho bwerekeza. Turabashimiye rero, niba ari ubwa mbere ugeze hano kandi subscribe kugira ngo tujye duhora tubana uko bwije n'uko bukeye. Turabashimira kandi turabakunda cyane. Bye bye.